Harabura iminsi 5 gusa ngo mu Rwanda hatangire inama mpuzamahanga yiga ku ikoreshwa ry'ibiribwa muri Afrika, Africa Food Systems Forum. Uyu munsi turarebera hamwe igisobanuro cya Food Systems. Muri kumwe nanjye Alice Dusabimana, iyi akaba ari ATV Rwanda. Food Systems isobanurwa nk'uruhurirane rw'ibikorwa nkenerwa byifashishwa mu gutunganya no kuvugurura ikoreshwa ry'ibiribwa hagamijwe ko bigera ku babikenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uru ruhurirane rw'ibikorwa bigamije gutuma ibiribwa bigera ku babikeneye ruba rwubakiye ku bwuzuzanye bw'ibidukikije birimo ibiribwa ndetse n'imyitwarire y'abaguzi hashingiwe ku bukungu, umuco, ikoranabuhanga, ubwiyongere bw'abaturage ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ku kiremwa muntu ho Food Systems twabigereranya n'ibyo turya uko tubirya naho bituruka, ari nabyo bigira uruhare rukomeye ku bushobozi bwacu bwo kugera ku ntego zo guteza imbere imibereho myiza y'abantu n'ibinyabuzima ku isi nk'uko bikubiye mu ntego z'icyerekezo 2030 zirimo kurandura ubukene, kurandura inzara, ubuzima n'imibereho myiza, imikoreshereze n'ikorwa ry'ibintu birambye bifitanye isano ya bugufi n'ibiribwa. Food Systems ziri ku isonga ry'ibibazo bikomeye duhura nabyo muri iki gihe, harimo uburwayi buterwa n'imirire mibi ndetse n'iyangirika ry'urusobe rw'ibinyabuzima n'ibidukikije. Imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa World Food Program igaragaza ko abarenga miliyari ku isi bakabaye batungwa n'ibiribwa bimenwa cyangwa se byangizwa buri mwaka. 1/3 cy'abatuye isi bafite inzara ndetse bafite n'imirire mibi. Ni mu gihe kandi 1/2 cy'indwara zigaragara ku isi ziba zifitanye isano n'imirire mibi. Iyi mibare ni imwe mu mpamvu shingiro zituma hategurwa inama nk'izi ziga ku ikoreshwa ry'ibiribwa kuko haganirwamo ndetse hagafatirwamo ingamba zibanda cyane ku gukemura ibibazo byugarije isi n'abayituye. Turabashimiye mwese mukomeza kudukurikira mukaduha n'inyunganizi ku byo dukora. Tuzasubira ubutaha, mwari kumwe nanjye Alice Dusabimana.